ejo bundi umuntu w'umupapa yumvisha umuntu amamagara ari kumbaza ngo mfasha, ngo nabonye migration, ngo none ngo kuri balance ntarajyaho. So noneho umuntu yambaza ati ariko ibintu bya Pi network by'ibisikamu kubera iki wowe bibamo? Ndabwira nti wumva noneho byageze n'iwacu bavugira ngo CBDC ngo ni ifaranga koranabuhanga, ukaba wumva udashaka kumenya ibyo ari byo, ndaguhamagara gushaka abantu babizi bakakubwira ngo ibyo bintu ni ibiki, nawe ugashaka kubimenya. Wowe mu rusengero wa mu kigare gusa cyo kuba tuzajya mu ijuru kureba bariyo, ibyo bintu kiri mu isi ugomba kubimenya. Ndaguhamagarira kugira ngo umenye ibyo bintu bigezweho, ni gute twasa nabyo, ni gute twatandukana nabyo, ese ni ibihe twakwemera, ni ibihe tutakwemera, kuko bizarangira emotions ziri gushira mu bantu, abantu basigaye bameze nkaho bakora nk'amarobo cyangwa se bameze nk'amarobo. Uwo muntu ntazaba akikunda, ntazakunda nawe yabyaye, ntazakunda n'inshuti ye, ntazakunda n'umuryango we. Urumva? Kubera ko bakunzi b'Ihumure TV muraho mumeze neza. Tumaze igihe tutavugana namwe kubera ko kenshi ngewe mba nagiye nirukanka, ariko ibiganiro byo biratambuka buri munsi. Tugira ibiganiro bitandukanye byibanda ku iyobokamana kubera ko ni igice kinini gitwara abatari bake, ndetse no mu bukungu igice kinini kigira abatari bake. Uyu munsi nkora ikiganiro ni ku wa kane ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. Dushima Imana rero ko turi amahoro tugeze uyu munsi. Imana ikikomeje kuduhagarika, ibyo ni ishimwe rikomeye. Hanyuma rero nshimire mwese abadukurikira, umuntu uhangara gukora like, abahanga ikintu gikomeye cyane. Impamvu nkoresha iryo jambo rikomeye nuko nzi ko umuntu ukanze kuri like ari umuntu uteye inkunga ikomeye cyane. Wowe rero ubikoze Imana iguha umugisha. Si ibyo gusa rero, hari n'ibindi bitari bike tuzagenda tuganira mu minsi iza. Mbibutse ko ku bantu badukurikira dufite gahunda nziza yo kwigisha abantu ibijyanye na trading cyangwa se gukorera amafaranga online. Isi iri kwimukira mu ikoranabuhanga, nabyo nshaka ko tuza kuganiraho dukurikije aho isi iri kwerekeza, nibyo nshaka ko tuganiraho uyu munsi. Rero bene wacu bo mu gisata cy'iyobokamana badukurikiye baze kwibuka neza ko ibi bintu bitureba kandi ari ngombwa, kuko umwuka duhabwa cyangwa se umwuka twahawe nk'utubamo ni umwuka ukwiye gukorera mu mubiri muzima. Umubiri muzima rero ni umubiri utarwaye. Niyo mpamvu mbibutsa mituweli n'ibindi no kwivuza, kandi buriya hari utuntu ndibuze kugarukaho gato ku muntu wikunda wa nyawe. Hanyuma rero uwo mubiri ugomba kuba wariye. Kurya ni ngombwa, kandi kurya ubu ngubu kurya i Kigali, abantu badukurikiye mutari i Kigali nagira ngo mbibutse ko Kigali ariko n'ahandi da ibintu niko byagenze. Udafite agafaranga byagora ko ukora ku munwa, biragoye ko wakora ku munwa udafite amafaranga yabaye amafaranga. Rero sinabura kubashimira. Twagiye twumva inkuru nyinshi, na n'ubu twagiye twumva inkuru nyinshi, ariko ikintu cyo kwitabira kuba mwakwiga, mwakora, mwashaka ubumenyi, mutugane muze tubafashe. Dufite abarimu beza bigisha trading. Ntabwo ari ugushora amafaranga, ahubwo ni ugushora ubumenyi. Bivuze ngo bamaze kugira ubuhanga n'ubumenyi byiza. Hanyuma njyewe nkora firigo na kwiziniyeri. Uramutse rero ufite firigo cyangwa kwiziniyeri, ushobora kumpamagara nkagufasha, hanyuma nkaguha serivisi nziza.
ntabwo nza gutinda rero munyemerere nze kwimbika cyane cyane mu makuru cyangwa se inkuru n'ibiganiro tugomba gukora uko byagenda kose. Icya mbere ndi buze kwibandaho ni isi y'ikoranabuhanga turimo turinjiramo. Isi y'ikoranabuhanga turimo turinjiramo iradusaba ubumenyi. Ngira ngo dukurikira inkuru nyinshi zitandukanye ndetse izivuga ku bakozi b'Imana. Murabizi ko dufite n'ibiganiro hano by'ababwirizabutumwa cyangwa se n'abantu batwigisha mu gice cy'iyobokamana. Izo nkuru hano zirahari zitari nkeya, ariko nitujya kwinjira mu gice cy'ubuhanga n'ubumenyi biragusaba umuntu kwigisha. Niyo mpamvu iyo dukora ibi biganiro ngenda bivuga nkanjye, ntago ngewe nza hano mfite umuntu nje kuvugaho kuko nyine ntago mbishoboye. Ni na byiza birinjiza, ariko nyine nge byarananiye, ahubwo nanjye ndicara nkatera agatebe nkumva abandi ibyo bavuze ku bantu. Rero ngewe icyo nza kubabwira si no kuvuga ngo ndakubwiriza, kubera ko biragoye ko nakubwiriza, kubera ko buriya amahitamo yawe niyo abakomeye kuri wowe. Hari abantu ejo twari turimo tuganira, ndababwira nti barimo bambaza ngo bati kuzoriko kutakijya mu rusengero, kutakiza mu rusengero. Ndababwira nti oya, ntago nzaza, cyokoze iyo nkumbuye kumenya amakuru amwe namwe ndaza, buriya yonje ndaza. None mperutse mu rusengero ubushize, mu minsi ishize ubwo nari nagiye mu rusengero, pasiteri wanjye, kuko buriya nyine nk'uko mufite nk'inshuti yanjye niko mfite na pasiteri w'inshuti yanjye, kandi mba ngomba kureba umubyeyi, wa muntu w'umubyeyi mushobora no kuganira ukabona mu buzima busanzwe aguteza amatwi, apana zangurukira ziba ziguruka, yaba ntabwo ari ngewe. Mba ngomba kuba mfite umubyeyi, kuba ari pasiteri afite izo nshingano ni byiza. Rero ngewe iyo ngiye kumureba cyangwa iyo nagize umugisha akaba ari kwigisha, mba nshaka kumva amakuru. Pasiteri wacu atubwira amakuru, icyo ugenda mukunda, avuga inyigisho y'agakiza. Uriya ku muntu uvuga inyigisho y'agakiza we nta nubwo namuva iruhande, kuko bari kumbwira inkuru nziza cyane. Inkuru nziza ya Kristo ndayikunda. Hanyuma avuga ukuntu yafashije umumama wari ugeze ku rwego rwo kwiduraga, agomba gupfa, abantu baramuvuyeho, sosiyete yaramuretse, ariko pasiteri wanjye ndanamukunda cyane. Asanga uwo mumama ahubwo aramubwira ati okay, nzajya nkugurira itabi usome kamwe, ejo usoma kandi buhoro buhoro. Byaje kurangira hatari gukora amasengesho, byaje kurangira hari gukora ubwenge Imana yihereye umuntu. Abantu bafite ubwenge bw'Imana, ndababwiza ukuri, muzagera kure. Abantu mufite ubwenge muzagera kure, apana abantu bafite ibibwiriza, abantu bafite ubuhanuzi, apana abantu bafite iki. Twabonye ko ushobora no kugira amafaranga udafite ubwenge, bikakubana ubusa, bikagupfira ubusa, ahubwo bakagufunga. Sibyo? Nta mafaranga navutse bayahiga, na n'uyu munsi baracyahiga, ntawe ndabona bagiye kwidekara ngo nayabonye. Niyo mpamvu rwose bikubereye byiza wazacumura gake mu mafaranga, kuko nabo twasanze bayafite n'abayirundaho, na n'uyu munsi bacyayirundaho, bazayasiga. Kandi ngewe ikintu kintangaza nuko batarya amasahani abiri, n'ubundi barya isahani imwe, barara mu cyumba kimwe, n'ubundi ntibarara muri bibiri icyarimwe, n'ubundi agenda mu modoka imwe, ntazigenderamo zose icyarimwe. Bivuze ngo n'ubundi nta kintu na kimwe wakabaye ukora cyakabaye gituma ureka kuba umuntu mwiza, ahubwo kabaho uri umwanzi w'Imana n'umwanzi w'abantu ngo kubera amafaranga. Can imagine? Uzayagwiza se ubone kugira ngo iyo ufite agafaranga rero urangugira abantu wowe ufite koko ufite agafaranga, ariko abo bantu ufite kubera agafaranga, nagira nkwibutse ko nta n'umwe ufite. Abo bantu bahari kubera amafaranga yawe. So icyo rero umuntu ndimo musubiza mubwira kuba njya kumva amakuru mu rusengero, nari nshingiye ko hari ukuntu sosiyete rimwe na rimwe ibaho mu kigare, cyangwa se bakayimanipira. Ibyo tujya tubiganiraho. Ngewe nje mu rusengero rero mbanje kumva amakuru, ariko iyo bigeze kumva amakuru y'inkuru ya Kristo y'agakiza, nubwo bayivuga nabi bamwe na bamwe, ariko mba nshaka nayo makuru ayasome nyumve. Sibyo? Rero uri kunkurikira ndagusaba ngo uhure n'Imana, kuko nuhura n'Imana ari mwe mwihuriye, izakuyobora inzira nziza. Sinzi bambwiye ati none abantu bose nimubabwira ngo bave mu rusengero bazajya he? Bazajya he? Babaga hese mu rusengero se babamo? Ngo ni uguterana kwera. Guterana kwera se kubamo abandi? Akantu ko kwera gakureho. Kuko kera
Icyera ntabwo kizamo urugomo, ntikizamo ubugome. Icyera kigomba kuba gifite urukundo. So nuhura n'Imana bya nyabyo ari we mwahuye, uzaba umuntu woroshye kuko uzabaho muri kamere y'Imana, uzabaho muri principe y'Imana, uzabaho mu rukundo. Imana ni urukundo. N'abavuga ko bazi Imana ubwabo barakundana nabo ubwabo. So akantu ko kwikunda rero niko nshaka gukomerezaho. Navuze mu kanya, buriya umuntu wikunda uramureba ukamumenya kubera impamvu imwe. Tubaho mu buzima bwo guhiga amafaranga no kuyashakisha kugera ku rwego umuntu yiyanga agashaka amafaranga kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru, udashobora kubona yafashe n'akanya na gato ngo ajye muri siporo, yafashe akanya gato ngo yisohokane wenda yicara ahantu avuga ati reka njye no ku mafaranga nabonye. Oya, buri munsi amafaranga arakenewe. Ahita abona ikintu gikenewe akacyubaka, ahita abona ikintu gikenewe akakigura, aje agasubira mu kazi, icyumweru kigashira, ukwezi kugashira, umwaka ugashira, umunsi waguye hasi rero sasa umubiri uzakwishima hejuru. Ushatse kumbwira ngo ntacyo bimaze kuba warariye cyangwa wararuhutse? None bifite icyo bimaze nuko utikunze nawe. Neze nkubeshye ngo uzankunda, nawe ubwawe ntiwikunda, none urankunda gute? Ko bivuga ngo umugenzi nkuko wikunda, wewe niba utikunze nahise urankunda gute? Hata ntabwo nkurenganya, gusa icyo nagusabaga ni ukwikunda, nicyo cyihutirwa. Patri Kati, urukundo umuntu atanga n'urwo afite. Buri umuntu atanga icyo afite, ntushobora gutanga icyo udafite. Nk'ubu hari ukuntu nyine abantu babaho bakishushanya, twese tuzi kwishushanya, ariko muri iki kiganiro ndashaka kukubwira ngo iteka ukuri kuratsinda. Ukuri kugenda buhoro, kandi ukuri hari ubwo sometime abantu bakwaka ibimenyetso ntuhite ubibona, ukaba ufite ukuri kuri mu mutima wawe. Kuko buriya no mu rukiko iyo bagiyemo bakora ibimenyetso ngo ntago hakora ukuri, niko batubwiye, niko isi yubatse. So icyo nshaka kukubwira cyo ni kimwe. So bivuze ngo kugeza ubu ngubu amahirwe umuntu afite ni ukuba yubatse ukuri kuruta kubaka ikinyoma. Kuko ikinyoma uko byagenda kose kirashwambagurika, kijya hanze, ibyo wubatse byose bikarangira, ugasanga umuntu ararangiye avuye ku isoko. Bivuze iki rero? Bivuze ngo kwa kuri umuntu yubaka muri we kugenda buhoro, rimwe na rimwe abantu bagusonzeramo, abantu bagukeneramo, bakabura mikoro. Ariko ntuzateshuke ku kuri kwawe, kuko ukuri kwawe kuzakugeza kure. Ibi rero nabivuze mu kanya nshaka kuvuga ngo ikinyereka ko umuntu ari muzima nuko yikunda. Uri kubyumva? Umuntu utikunda ntago ashobora kuza kumbwira ngo ni umukire, ngo ni umuntu mwiza, ngo arakunda. No, abaho ubuzima buhiga kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru, adashobora kubona akanya ko kuryama. Ibyo nibyo uzaba umukire. Nujya kureba mu miryango myinshi, uzasanga imiryango myinshi kuko ari abakire, ari abatunzi, kandi koko kugira ngo ukire ugomba gukora cyane. Ariko gukora cyane wongeramo akantu ko kwikunda, aho ufata akanya gatoya ukaruhuka. Kuwa mbere wakoze, ugomba gukora cyane, umutwe ugakora. Urabona kubaho i Kigali nanabihereyeho, kuko baho i Kigali nuko ufite amafaranga, kandi si ni Kigali gusa, no mu cyaro niko byagenze. Ugomba gukora cyane, ariko mu gukora cyane ugomba kugiramo akanya gatoya ko kuruhuka. Twabonye imiryango myinshi aho umugore yakoze n'umugabo barakora ubuzima bwabo gukora. Umunsi batuye mu kageretse, cyangwa se bafite n'izindi ebyiri cyangwa eshatu kageretse. Ukantu kageretse abari sawa cyane. Umuntu aguye ngomba mu kageretse, cyangwa runaka afite akageretse, umva ko umuntu akomeye. Baba bavuga inzu. Akantu kageretse ukaba gafite n'imodoka itari n'imwe wenda. Ariko umwana yabonye ikintu cyose akeneye mu rugo. Umwana yabonye ikintu cyose akeneye mu rugo kijyanye n'ubushobozi.
ariko umwana ntiwamubaza papa cyangwa mama kuko ntabazi. Aza abakozi bahora bamuhindagurikiraho. Nitujya kujajinga igice kimwe, hari aho uri buze guhengamira, hari icyo uri buze kumva. Koko umuntu agomba kugira ubushobozi, ariko agomba kugira agahe ko guha umwana, ko guha umugore, ko guha umugabo, ko guha umuryango we. Ako gahe rero muri iyi si biragoye ngo abantu bakabone. Hari uwambwiye ati biragoye ako kantu ntago wakabona. Ako gahe ntagahari. Ugomba kumushakira ubushobozi. Ariko ubwo ubona ubushobozi, hari ikindi kintu umuntu ari kubura. Isi turi kwinjiramo ya tekinoloji, nibyo nari ngiye kukubwira, bizarangira emotions ziri gushira mu bantu. Abantu basigaye bameze nkaho bakora nk'amarobo cyangwa se bameze nk'amarobo. Uwo muntu ntazaba akikunda, ntazakunda nawe yabyaye, ntazakunda n'inshuti ye, ntazakunda n'umuryango we. Urumva? Kubera ko nawe ubwe ntago yikunda. Isi turi kwinjiramo y'ikoranabuhanga, ni ngombwa ko tugomba kuyikoresha tukayibyaza umusaruro, ariko twikunda. Cyo nashatse kuvuga munsi. Ariko tugira agace ko kwikunda, ko kumenya ngo ndabona akanya ka siporo ni gatoya, ndabona akanya ko kuvugana n'umuryango wanjye wenda ni gatoya, ndabona akanya ko kwegerana n'abana mbumve mbatega amatwi wenda ni gatoya, ariko aka kanya kagomba kuboneka. Hari akanya ko kugira, kuko ikitwa gusenga cyo ndagikuramo. Impamvu nkwiye gukuramo gusenga, niyo waba uri mu nzira ugenda uri kuri moto cyangwa uri mu modoka yawe, niyo waba uri mu kazi ka boss cyangwa uri mu kazi ko yikorera, ugomba gusenga. Ugomba gusenga, ugomba kuganira n'Imana. Urabona, kuganira n'Imana no gusa naho ibindi byose ubyihoreye, ukabitera umugongo ntubyiteho kandi bihari, ugatangira kuvugana n'undi muntu abantu batareba. Iyo habayeho rero kwihererana n'Imana nta bandi bantu bahari, nge simbyita gusenga, ngita gusabana na papa biruseho. Ni hano uzabona umuntu yagiye ahantu runaka akajya kwikinga wenyine. Ntangiye araho nigeze kujya rwose, ndahagarara mbona hirya yanjye no hino yanjye nta muntu uhari, ndavuga ivata riva mu kanwa, ndavuga mera nk'isande. Isande se murayizi? Isande ni inyoni yitwa ko iravusakuza cyane, abantu mu cyaro barayizi. Ndavuga nyine numva ndabohotse, ndibohora, numva ndavuga. Ibyo bihe turabikenera kandi turabikumbura, ndetse benshi turabikora. Wowe niba utabona akanya ko kubikora ariko mu nzira urasenga, so kagahe ka famiye, kagahe nyine k'umuryango birumvikana, kagahe kawe nako kwitekerezaho, ugasimbuka ukajya muri pisine ugakubitamo utunuza dutatu ukavamo, kakanu kujya muri gym wenda ukakatamo wenda rimwe mu cyumweru, kakanu ko kujya muri sauna wenda rimwe mu cyumweru, kakanu ko gukora kamarishe uhiruka kamwe mu cyumweru, kwatendinga ya nama y'abantu muri tsinda ubamo. Hari aba mu gisata cy'iyobokamana cyane batinda mu rusengero, bo baba muri korali, baba mu binginzi, baba muri za tsinda zose, ya matsinda yose abarirwa muri rwa rusengero rw'iwanyu. Ako gahe kose sometime karagufasha, gatuma nawe ubwawe wikunda, ukitekerezaho, kareka kuba umuntu uri wenyine. Uwo muntu rero niwe wagira n'urukundo, akaba yakunda na mwene se. Hanyuma mu biganiro dukora by'ubuzima busanzwe, cyane cyane by'ubukungu no gushaka amafaranga, iyi si y'ikoranabuhanga tugomba gutungamo amafaranga, tugomba kubaho ubuzima bugendana n'aho isi iri kwerekeza. Bene wacu bo mu gisata cy'iyobokamana dukunda kuba turi kumwe nabo cyangwa tuvugana nabo, bo bazakubwira ko ari igihe cya Antikristo iri gukora, kandi Antikristo yatangiye n'umunsi yamenye ko Yesu ariho nyine. Uwo mwuka wa Antikristo watangiye kera, ntabwo uriho uyu munsi, sibyo? Ariko uwo Kristo bavuga ukeneye kumenya n'uwo ari we, kuko uyu munsi niwe bakubwira ngo okay, uyu munsi niciye kuri kamera, ariko mbere byari bigoye ndako umuntu abasha kubona n'iyo kamera. Iyo internet ntabwo twari tuzi icyo ari cyo, ariko igihugu cyacu kiri ku muvuduko uri hejuru cyane, internet ikaba ihari, nkatunganya icyo kiganiro nkabasha kukiguhereza ukakireba. N'isi y'ikoranabuhanga.
aya mafaranga akoranabuhanga tuvuga kenshi dukunda kwigisha no kubwira abantu arimo ibicupuri byinshi cyangwa scams nyinshi cyangwa ubutekamutwe bwinshi, ariko nagira nkubwire ko amafaranga ari cyangwa se amafaranga ari ukuri. Ari umuntu impamvu yatumye nkora iki kiganiro, ejo bundi umuntu w'umupapa yumvisha umuntu amamagara ari kumbaza ngo mfasha, ngo nabonye migration, ngo none ngo kuri balance ntarajyaho. So noneho umuntu yambaza ati ariko ibintu bya Pi Network by'ibisikamu kubera iki wowe bibamo? Ndavuga nti sikamu harya ni iki? Ambwira ati nyine sikamu ni ibintu bidakora. Ndamubaza none ibyo bya Pi Network ntago bikora? Iyo Pi Network uvuga ntabwo ikora? Ambwira ngo ariko ngo n'ubutekamutwe, ngo ibyo bintu n'ubutekamutwe. Ndamubwira n'ubutekamutwe ushingiye kuki? Ndamubwira nti ko Pi Network hari umunsi, even na n'uyu munsi umuntu azifite abasha kujya kuri exchange, yajya kuri exchange akabona udufaranga. None se ngo exchange ni ibiki? Ndabwira rero ikibazo ufite ni kimwe, ukeneye kwiga ugasobanukirwa, ukamenya ibyo uvuga, ukamenya n'ibyo udakwiriye kuvuga. Oya ngo twebwe urabona ngo nkatwe nk'abantu b'abakozi b'Imana ngo ibyo bintu by'inzaduka. Ndakubaza se wowe nturi inzaduka? We ntawe ugera ukumva ko uri inzaduka, ukumva ko uzanye ibintu byadutse? Ndabwira rero icara wige usobanukirwe ibi bintu. Niba uvuga ko unyizera cyangwa niba uvuga ko hari ibyo nge nawe dukorana ukabona ni ngombwa cyangwa ukamfata nk'umuntu w'ingirakamaro kuri wowe, irifo ko wumva ibintu ndi kukubwira. Ni ngombwa ko wumva ibintu ndi kukubwira nkabigusobanurira ukabigiraho ubumenyi, ukareka kugendera mu kigare cy'abakubwiye ngo ibyo bintu ni ubutekamutwe. Ngo yanga urumva ngo reka tuzakorera Imana ngo izatuha n'ibindi, ngo ibyo bintu ngo ntago ari ngombwa. Ndamutegera ndamwumva, ariko bene mwe mumeze mutyo, ndagira ngo mbabwire ko hari umunsi muzavuga muti bya bintu batubwiraga koko byari byo. Ni nko kuntu umuntu akubwira ati umunsi tuzajya mu ijuru, abapagani bakarimbuka. Siko se tuvuga abapagani bakarimbuka, bazajya he? Abapagani bo bazajya he? Ko twe tuzaba tubonye ijuru. Ariko ngo muzabyemera ngo tugiye, aho muzasigara muri kubaririza ngo twagiye he, ngo abantu bagiye hehe, ngo twababuze. Ese nabahe bantu? Niba ngo abantu bavugaga ngo bya Kristo ngo abandi babaga mu rusengero. Ariko iyo nizo nyigisho bahaye abantu, niko abantu nyine babizi, niko bizagenda. Ibyo ni nabyo wamize, nabyo wizera ngo uguze ngo umunsi umwe ngo uzagenda nyine basigare bakubaririza. Ariko Paulo nawe ari gutanga inyigisho yavuze ngo bazaba bakiriho tuzasa na Kristo, tuzahindurwa duse na Kristo. Ugiye kubara imyaka Paulo amaze apfuye, urumva irenga 1,100 irashize Paulo apfuye, sibyo se? Ariko yavugaga ko bazaba tukiriho tuzasa nande nawe, ngo tukazamurwa mu bicu. Ariko inyigisho izakomeza muri generation zizabaho, hari ubwo azaza hari abakiriho koko. Niyo mpamvu nibi mbikubwira rero, hari umunsi nyine uzavuga uti bya bintu bambwiraga koko byari ukuri. So niyo mpamvu ndahamagarira abantu bose, wowe uri kunkurikira muri iki kiganiro, ndaguhamagarira kumenya ibintu by'ikoranabuhanga, ndaguhamagarira kumenya iyo artificial intelligence ukuntu ikora, ndaguhamagarira kumenya ibyo bintu bakubwira ngo ni Bitcoin ntumenye ibyo ari byo, ndaguhamagarira kumenya ibyo bintu bakubwira ngo ni Pi Network ntumenye ibyo ari byo, ndaguhamagarira ibyo bintu wumva noneho byageze n'iwacu bakubwira ngo CBDC ngo ni ifaranga koranabuhanga, ukaba wumva udashaka kumenya ibyo ari byo. Ndaguhamagarira gushaka abantu babizi bakakubwira ngo ibyo bintu ni ibiki, nawe ugashaka kubimenya. Wowe mu rusengero wa mu kigare gusa cyo kuba tuzajya mu ijuru kureba bariyo, ibyo bintu kiri mu isi ugomba kubimenya. Ndaguhamagarira kugira ngo umenye ibyo bintu bigezweho, ni gute twasa nabyo, ni gute twatandukana nabyo, ese ni ibihe twakwemera, ni ibihe tutakwemera. Kuko natwaravuze ngo ubushize
twanabiganira tuvuga ngo abafite ikimenyetso cya Kristo, afite ikimenyetso cy'amaraso y'umwana w'intama, abo ngabo bafite ubugingo buhoraho, nta kindi kizaza kubakuraho icyo kimenyetso cya Kristo. Aho uyu munsi bakubwira ngo ibyo ngo ni ikimenyetso cy'inyamaswa ngo kizakuzaho, ibyo twarabiganira, tuzakomeza no kubikoraho ibiganiro, nkubwire ngo ibyo bintu ni ikinyoma. Ukeneye kumenya ukuri kw'ibyo bintu bakubwira. Mu ikoranabuhanga dufite umugisha, abashaka kwiga, abashaka kubimenya, ubu hari uburyo bugezweho bwo gukorera amafaranga. Bimwe by'abatrader nakubwira birimo birakorwa online. Hari abatureda beza baturedinga neza bakabona amafaranga, ariko ni ukumenya ngo ibyo bintu bikorwa gute. Ko badusobanuriye ko atari urusimbi. Turatumira abarimu, n'ejo tuzatumira Musa azaza abitubwire, n'undi azaza atubwire, na Musa baratubwira, n'abandi babizi baratubwira. Kubera ihe mpamvu dukeneye ko mumenya ibyo bintu uko bikorwa, kuko n'ejo mu rusengero bazatangira kukubwira ngo uyu munsi ngo umuntu ufite Bitcoin ngo wamuhe wallet atangire gutura, umuntu ufite Ethereum, umuntu ufite coin akeneye gutura, cyangwa se umuntu ufite USDT n'amadolari tuvuga ageze ku ikoranabuhanga, cyangwa se nawe tuvuga ya CBDC azaba amaze kugera hanze. Turavuga tuti noneho umuntu akeneye gutura, mumuhe wallet ature. Ni ibyo mu rusengero. My friend, ukwiye ku understandinga isi y'ikoranabuhanga, isi ya technology, isi turi kwinjiramo, kugira ngo ubwo buhanga bw'abantu butangire gukora. Bakubwira ko ari iby'ubuhanga bw'isi, nawe kuburiho, nawe kuburya, nawe kubugenda. Uyu munsi kugenda mu modoka si ubuhanga, gutekereza imodoka, kugenda mu ndege si ubuhanga, kuba ufite telefone se ya smartphone cyangwa n'agatoroshi wenda ukavugana n'umuntu mu muyaga, papa wakaba ari mu cyaro, mama wakaba ari mu cyaro, mukamubasha kuvugana. Hari umuyaga, ufashe telefone ukagira gutya ukavugana na papa, ukavugana na mama bari mu cyaro cyangwa abazara bawe. Bivuze ngo ni iyihe mpamvu se? Nuko ari ikoranabuhanga, sibyo? Ni isi igeze, ni satellite. So bivuze iki? Bivuze ngo ugomba kumenya ibyo bintu ukava mu bujiji bakwigisha. Nsorize kuri aka kantu, byanze bikunze uko byagenda kose, ibyo waba warize byose, niba ubaho ubuzima umuntu agukangisha uwo ari we, umuntu akakwicara hejuru ukabaho mu bwoba. Abantu bafite ubwoba, abantu babaho mu bwoba. Hari abantu nagezeho bari gusenga, bari kwibaza ngo none ngo turabigenza dute, ngo isi baye ikoranabuhanga, ngo korabo zibaye nyinshi, ngo none ngo abantu ngo Yesu agiye kugaruka. Nanjye maze imyaka 40 hafi n'itanu, ubu ndashaje. Ubwo ureba navutse bambwira ko hazaza, nabo nasanze bariho uyu munsi bari bafite 45, umunsi bageze 90. Naho twasanze bafite 90, nabagiye hatubwira bati Yesu azaza. Haka imyaka ibaye 2020 ingahe ivuga ngo uko ngiye niko nzagaruka. N'ubundi bwake bavuga ngo araza. Mu gihe ataraza kuza azaza, ariko mu gihe ataraza turi mu isi turayibamo gute? Ko ari uzasanga abantu bajya gusenga bagataha inzara iri kubarya, bagatekinika kugira ngo babone amafaranga. Ko ari uzabona bavuga ko bafite amacaci cyangwa baba amacaci agomba gutekinika amafaranga akaboneka. Ko uyu munsi nta rusengero wabona rutarimo amafaranga. Bivuze ko baduhamagarira kuzana amafaranga, ko baduhamagarira ngo kuza kuri Kristo cyari ikinyoma. So Imana ibahe umugisha. Message yacu nakagaruka, wowe udukurikira, n'ubundi ntago tuzabura kugusangiza ibi bikwiriye. Imana iguhe umugisha, wakoze cyane.